Abantu benshi muri iki gihe bazi ko kurya ibiryo byinshi cyangwa se byiza cyane kandi kenshi ku munsi ko ari byiza kandi bituma umuntu abyibuha akagira umubiri mwiza. Ariko muri iyi video ngiye kubabwira ingaruka 10 z'ibiryo ku buryo ubishoboye wabasha kuzirinda cyangwa se hari uburyo wagabanya ibiryo ukaba wabigabanya. Ingaruka ya mbere y'ibiryo ni ukurwara indwara z'impyiko. Kurya umunyu mwinshi cyangwa ibirimo sodium nyinshi bishobora kwangiza impyiko zawe. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri, umubyibuho ukabije. Ibiryo birimo ibinure byinshi n'isukari nyinshi bitera gutakaza igipimo cyiza cy'ibiro, bigatera izindi ndwara zirimo umubyibuho ukabije. Ingaruka ya gatatu mbi ni indwara z'umutima. Kurya ibiryo bifite ibinure bibi cyangwa bishobora kongera cholesterol mbi bigatera indwara z'umutima n'imitsi y'amaraso. Icya kane kibi cy'ibiryo, kanseri zimwe na zimwe. Kurya inyama zitunganyijwe cyane zino nyama ziba zitunganyijwe mu ruganda, ziriya ziba ziseye, akenshi zikunda gutera kanseri. Indi ngaruka ya gatanu, diyabete yo mu bwoko bwa kabiri cyangwa se diyabete ya kabiri. Ibiryo birimo isukari nyinshi n'ibinyamasukari byinshi bishobora gutuma umubiri wawe utakaza ubudahangarwa, ukagira isukari nyinshi ukarwara diyabete. Ingaruka ya gatandatu y'ibiryo, imbaraga nkeya n'umunaniro. Umuntu ukunda kurya isukari nyinshi ndetse wamaze kurwara n'izi ndwara tumaze kuvuga hano haruguru, birangira agize iyi ngaruka ya gatandatu y'imbaraga nkeya mu mubiri. Ingaruka ya karindwi mu ngaruka 10 zo kurya ibiryo byinshi cyangwa se zo kurya imisemburo itameze neza mu mubiri. Ingaruka ya karindwi ni imisemburo itameze neza mu mubiri. Indyo mbi ishobora guhungabanya imikorere y'imisemburo, bikagira ingaruka ku mibanire ndetse n'imihindagurikire y'umubiri. Ingaruka ya 8 y'ibiryo, kurwara igifu. Igifu ntabwo giterwa n'agakoko, ahubwo giterwa n'ibiryo wariye. Uzajya kumva wumve abantu baravuze ngo nariye akawunga ndwara igifu, cyangwa se ati iyo nyweye ikigage cyangwa se iyo nyweye urwagwa cyangwa se iyo nyweye inzoga ndwara igifu. Ibyo ni ibiribwa kandi bikaza no mu ngaruka 10 z'ingenzi z'ibiryo. Ingaruka ya 9, kurwara amagufa. Kudafata calcium na vitamine D bihagije bishobora gutuma amagufa yawe yoroha cyane. Izo ngizo nazo ni ingaruka zo kurya nabi cyangwa se kurya neza. Ingaruka ya 10, indwara z'uruhu. Kurya ibiryo bikize ku binure bibi n'isukari bishobora gutuma uruhu rwawe rugira ibibazo, rukaba rwarwara ndetse rukaba rwakangirika. Ibyo byari ingaruka 10 z'ibiryo. Niba iyi video yagushimishije, kora subscribe, ukande like ndetse uyisharinge n'abandi. Ndabakunda cyane.